Bavandimwe nshuti za Hermon, mwiriwe neza, ndabasuhuje nanone, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi twatangiye isomo rivuga hejuru yo kubwiriza cyangwa se kwigisha cyangwa se kuvuga mu ruhame, homiletics, kuvuga mu ruhame cyangwa se kwigisha. Uyu munsi hari isomo nabashiriyeho, abatararireba muraza kurireba. Ni isomo ryiza cyane, nabahayemo ibintu byiza cyane, kugeza ngeze kuri introduction. Uze kurikurikira, riraza kukumerera neza, rirakwereka uburyo n'abantu bumvamo, uraza kubonamwo uburyo butandatu bwo guhindura nervousness positive, kuyihindura positive. Nervousness twavuze ko ari uwoga cyangwa se irya wasiwasi umuntu agira mbere yo kuvuga cyangwa se kubwiriza. Urabonamo ibintu bitandatu bihindura iyo nervousness. Hanyuma nanone nakwigishijemwo uburyo butatu abantu bavugamo, impamvu zitatu zituma ushobora gutegura ikiganiro cyawe. Muri iryo somo nakuhayemo n'ubundi introduction, uko bakora introduction y'isomo ugiye gutanga. Nyemerera rero uyu mwanya twigane nawe development cyangwa se mwili wa ujumbe, body of speech. Ibyo ndabihina cyane. Iyo umaze gukora introduction wayikoze neza kabisa kuko nayikwigishije, hari ikindi gice cya kabiri ugomba kwibandaho, arico development igizwe n'ibintu bigera kuri bitandatu, nabyo wihangane mbikwigisha. Ikintu cya mbere, ugomba kugaragaza neza ingingo z'ingenzi uri buvugeho, main points clear, kuweka wazi point za muhimu. Ugomba kugaragaza ingingo z'ingenzi uri bwigisheho. Urugero, ukavuga ngo uyu munsi turaganira gusenga, ariko ndifuza kubabwira ibintu bitatu. Ugomba kubigaragaza. Ni amahitamo yawe kubivuga kugira ngo abantu bagende bakurikiza ngo urangije kimwe, urangije bibiri, urangije bitatu. Ariko nanone ibyo bintu by'ingenzi, izo ngingo z'ingenzi ntizigomba kurenga 3. Zibaye nyinshi zoba 4, ariko iyo ari nkeya bihina ubutumwa bwiza, bukaba message yawe ntibe ndende cyane ngo irambire abantu kandi abantu bakabyibuka. So ikintu cya mbere muri development rero, ugomba kumenya, ugomba kugaragaza neza ingingo z'ingenzi ugiye kuvuga. Icya kabiri, ndi kwihuta wenda iyi video igira iminota mikeya. Icya kabiri, ingingo zawe z'ingenzi ugomba kuzishigikiza ibihamya cyangwa se imirongo ya Bibiliya. Iki kintu cyumve neza, si ukuvuga gusa ibyo. Nimba uri kwigisha mu rusengero, shaka imirongo ya Bibiliya isapotinga za ngingo zawe z'ingenzi. Reka kutubwira ibitekerezo byawe gusa kandi waje kutwigisha ijambo ry'Imana. Nimba ari ikindi kiganiro uhaye utanga, ugomba gushaka ibihamya. Ibi bintu ngiye kuvuga biri muri ibi bitabo, ni urugero ngiye kuguha. Ubwo ni ikindi kiganiro uhaye ukora, birakomoka muri ibi bitabo, cyangwa se umwanditsi runaka yabivuzeho ibi n'ibi. Shaka ibintu bishigikira za ngingo zawe z'ingenzi. Icya gatatu, muri development, bavandimwe, ndagira ngo twigane ibi bintu, kuko hari igihe wicara imbere y'abantu bagiye kubwiriza ukavuga ati ese noneho kubyagenze gute, uriya noneho hari mu maki, noneho kuri yatangiriye he, karavuga gute noneho. Icya gatatu, ugomba gutunganya neza ibintu, cyangwa se ugomba gutunganya uburyo uri bwifashishe kugira ngo ijambo wateguye ryumvikane. Organizing the material well. Ugomba kuba uzi neza uburyo wakoresha, ni iyihe metode, ni iyihe materiel didactique
uri bukoreshe kugira ngo ijambo ushaka ryumvikane neza. Ushobora gukoresha ingero z'umuntu ku giti uri aho ngaho, ariko nta kindi ugamije ari kugira ngo isomo uri gutanga ryumvikane. Icyo ni icya gatatu cy'ingenzi. Ushobora kuba wavuga gutya gusa abantu ntibumve, ariko mu bwenge bw'umuntu wateguye iyo mesaje ugomba kuba wateguye atari kugira ngo bumve, ndakoresha ubu buryo kugira ngo mesaje yanjye bayumve cyane, ndakoresha ubu buryo. Icya kane cy'ingenzi kandi abantu batitaho cyane ni use accurate language. Ugomba gukoresha ururimi ruri ngombwa, lugha sahihi. Ururimi ubona rukenewe aho niyo lugha sahihi, ururimi ruri ngombwa. Apana kutuzana ururimi rutari ngombwa, tuzana ururimi rukenewe aho, ururimi rukenewe na ba bantu. Nimba batumva ururimi uvuga, shaka umusemuzi ubabwira mu rurimi bakeneye, mu rurimi bashaka kukumvamo. Icya gatanu ni ugukoresha ururimi rwumvikana. Koresha ururimi rwumvikana. Reka kutubwira ibyo tutumva, please. Tubwira ibyo twumva kuko waje kutubwira ngo twumve. Koresha rero, gerageza uko ushoboye ukoresha ururimi rwumvikana. Nimba ukoreshe n'urundi rurimi, ugerageze usobanura ibyo wavuze ku buryo abantu basobanukirwa, badacikwa n'ijambo na rito kubera ko wavuze mu rurimi batumva. Icya gatandatu, ugomba use effective connectives. Ni kutumia viunganisho vizuri. Ugomba kumenya uburyo uhuza ibintu uri kwigishaho ku buryo ibintu wavuzeho byose bigira aho bihurira. Iki kintu ucumve neza. Watangije ijambo, reka gusimbagurika ngo uje mu bindi. Ugomba gushaka uburyo habaho ibintu bihuza ibintu uhaye uvuga. Okay? Hagomba kumenya uko uhuza ibintu uhaye uvuga. Uko niko connectives. Ibintu byawe byose bigomba kuba bifitanye isano. Nuramuka ukoresheje ubu buryo rero, ukaba wamenye introduction, nayikwigishije nayo, nakubwiyemo ibintu bine by'ingenzi muri introduction, ariko wabanje kumenya uburyo nakubwiye bategurira isomo. Numenye iyo introduction ukamenya development, ndaje nzakwigishe na conclusion, ukomeze ubane natwe. Nimba utarakora subscribe uyikore, dukomeze tubane. So numenye development ukayikurikiza neza uko imeze, ibi bintu bitandatu ukabyitaho. Reka kunyumva gusa, reba aho wandika ibi bintu, bitegura ubyandike. N'igihe uri gutegura isomo ubyiteho, ni very important, ni iby'ingenzi kandi cyane. Rero ugomba kubyitaho muvandi. Rero nzagutegurira na conclusion, uko bategura conclusion nayo nzabikwigisha ubimenye. Hanyuma nzakomeza nkwigishe jinsi ya kutoa ujumbe. Iyo umaze rero kumenya introduction, ukamenya development cyangwa se body, noneho ukamenya na conclusion, nzakwigisha uburyo batanga message, uburyo babwiriza. None kuko ibi bintu bizi, nzakwigisha ibintu bitandatu uburyo watanga message, uburyo watanga ikibwiriza cyawe. Ndabizi bizagufasha cyane. Komeza ubane natwe muri aya masomo. Nateguye iri somo rya homiletic kubera mbona ibintu bikorwa n'abantu bari kwigisha cyangwa se bari kubwiriza batitaye ku bintu bimwe na bimwe, babesha gusa ngo umwuka wera ngo ari bubafashe. Hagati aho, mugire umugoroba mwiza bavandimwe.
kandi mukomeze musangize ibiganiro byacu abantu benshi. Ndabizi ko bifasha benshi kuko babiduhamo ubuhamya, batubwira uko babyakiriye n'ico byabafashije n'ico bimaze kubahindura. Imana ibagirire neza mwese aho muherereye, umugisha w'Imana uhorane namwe. Kandi nimba utarakora subscribe wayikora, nawe ukaza muri ino seminari ya buri gihe, ukaza muri aya materaniro yacu ya buri gihe ntagucike. Nongere mbasabe gukora like cyane. Niwumva ikiganiro cyacu uzakore like, kuko like hari abantu batazi impamvu yayo, ariko like ituma YouTube ikiganiro twatanze igisangiza abantu benshi, kubera ko yabonye ko cakunzwe. So iyo ukoze like uba udufashije YouTube guheza iki kiganiro abantu benshi, kugira ngo nabo bacumve. Mu gihe wowe utagisharinze, iyo ukoze like YouTube irabigufashayo ikasharinga abantu benshi, kuko yabonye ko ikiganiro cakunzwe. Bavandimwe rero, mbaye nsoreje ahangaha. Imana ibagirire